ariko wabuze uburyo bwo kwirinda inyeshamba. Murakoze. Uburyo bwo kwirinda inyeshyamba ntekereza ko ntabwo ari guhangana nazo, ahubwo uburyo bwo kwirinda inyeshyamba ni ugukora ibyiza ndetse no kugerageza guhuza nazo. Ngiye numva icyo ngicyo ari cyo kizima cyangwa se ari cyo ariyo ngingo nyamukuru naba mfite muri jewe. Birumvikana niko bimeze koko, kuko gituma inyeshyamba zivuka hari ibyo ziba zinenga bitagenda neza, ariko noneho umuntu akubwiye ngo we tukoresha umuganda ntituwushaka, ubakurireho. Kubera iki? Bo baba bari mu kiruhuko, abakozi ba leta ku isabato bakoresha abantu umuganda, kandi abaturage bo baba batahembwa ku kwezi, bagomba kujya mu kazi k'ikiraka kari bubahembe uwo munsi, barya ari uko bakoze. Uba wumva baba batabaririye mu mibare se? Bagiye bakabakuriraho icyo kibabangamiye, baba badakoze umuti se? Nibyo koko kuko icyo kibazo natwe tujya duhura nacyo. Ngubu ejo bundi twagiye mu mujyi, tugiye kwikorera ibiraka tujya dukora hariya mu mujyi. Tugeze mu mujyi ngo habaye umuganda, kandi bwari buke kuwa kabiri haba bonane, bituma amafaranga twagombaga gukorera kuwa gatandatu tuyabura kubera ko habaye umuganda. Icyo ni ikibazo kidukomereye twebwe rwose. Ni ikibazo pe hano mu Rwanda ndetse no mu mujyi wa Kigali, twebwe turabangamiwe cyane. Birumvikana icyo uvuga nicyo, kuko nta nubwo babagabanyiriza ipatanti ngo nuko habaye umunsi w'umuganda ngo bagende bateranya iyo minsi mutakoze. Babakoreshaga akazi k'agatunambwenu, kandi igihe cy'ubucyakara cyararangiye. Kera bakoreshaga abantu batyo batabishyura. Urabona ukuntu byagaruwe nande? Ntabwo yize amateka y'ubucyakara, y'ibihe by'ubucyakara byatambutse. Bityo rero ako ni akarengane k'ibihekane, niko katumye n'abakoroni birukanwa, kubera bakoreshaga abanyafurika agatunambwenu, abanyafurika batabyungukiramo, babihomberamo, babipfiramo, bahora babigwamo, bituma imitwe y'inyeshyamba ihora ivuka. Ni nayo mpamvu abari bafite intwaro batsinzwe n'abatari bafite intwaro, batanafite n'inganda zizikora. Ariko biratangaje, batsinze abafite izo nganda zikora intwaro. Ubona ubu ngubu igihe tugezemo, hari umuntu uzajya ukangisha mugenzi we intwaro ziva mu mahanga? Oya, ntabwo intwaro sizo zirwana, ntabwo arizo zirwana, ahubwo buriya icyambere ni ibitekerezo byiza. Icyambere ni uguhuza, kuko nk'ubu ngubu usanga abantu dukorera bajya badukangisha ngo si mwebwe bakozi mwenyine, ngo nubwo mutaba muhari ngo akazi kacu kagenda neza. Ariko bakirengagiza ko buriya iyo ukoranye n'umuntu azi ukuntu ukora, azi ukuntu ubanye nawe, hari ikintu bigufashaho, kuko ntawe mukoresha hari igihe ushobora gusigaho uwo muntu ku kazi kawe ukagenda nta mpungenge ufite, kubera ko uzi ko uwo muntu amaze kumenyera akazi kawe kandi abikora neza ndetse akabikora nk'ibye. Urumva rero ntabwo icyo gihe abantu babanye neza nta makimbirane yavuka hagati muri bo, nta bunyeshyamba bwabuza mu mitima yabo. Igikuru ni uko abantu babana neza. Ngiye ndumva ariko mbitekereza, niba wenda mwatubwira niba hari ubundi buryo mwatwigisha twajya tubigenzamo, ariko ngiye numvaga ari uko nguko. Urakoze cyane. Nuko iyo niyo nzira ya demokarasi yihuse, kandi demokarasi yihuse izana inzira y'amahoro haruye neza irimo kaburimbo, kandi demokarasi yihuse itanga uburenganzira n'ubwisanzure ukarivuga ukarikocora muri repubulika yacu y'u Rwanda n'ahandi. Noneho bikazana n'umuyoboro wo gutanga ibitekerezo byawe kubyumva, kandi ntubizire, ntihagire n'ushaka kubikuziza, kuko ashobora kwitwaza ko yabikuziza ariko atazi uzaguhorera ko ahari.
icyo gihe yaba akwibesheho cyane akuzuza ibitekerezo, ntazi ko muba muri benshi ejo n'ejo bundi arashira akaneshwa, kuko dufite ingero nyinshi z'ibihugu byatsinzwe byabonaga batavuga rumwe nabo bakabita abanzi b'ibihugu, abo byarangiye bigenda bite. Ingero ntabwo ari kure, hano mu Rwanda muri za 90, muri za 80 Bugande se birumvikana. Ejo bundi za 2 muri Kongo byagenze bite, noneho hariya Libya byagenze bite, Sudani bimeze bite ubu ngubu, noneho Kongo bimeze bite, byanyuze mu zihe nzira. Noneho tekereza nawe kubita ubangura ujya Baghdad Iraq byagenze bite, noneho kwa Laurent Gbagbo muri Cote d'Ivoire byagenze bite. Ni ukuvuga inyeshyamba ntabwo umuntu avuka ari inyeshyamba cyangwa ngo inyeshyamba ni ikimanuka, ahubwo ni aba baturage basanzwe bimwa serivisi nziza bakafatirwa ibihano, bakakubwira ngo sinkwa serivisi ngo kuko ntiwitabiriye umuganda, sinkwa serivisi ngo kuko utagiye ku irondo, sinkwa serivisi ngo nuko ngo tafita ya mituweli, ngo sinkwa serivisi ngo nuko uteshuye y'ibishingwe n'aya mituweli n'ay'umutekano nariya na ruswa gitifu yagutumye cyangwa umuyobozi w'umudugudu, yaba gitifu w'akagari cyangwa w'umurenge. Ibyo byose rero iyo ugiye ujujubya abaturage ngo uze kugaruka nkwe serivisi, uze kugaruka uzagaruke ejo bundi buriya ntukemure ikibazo cye vuba na bwangu. Ibyo sibyo byaba bituma ubunyeshyamba buvuka mu mitima y'abantu, no bakikubita muri tere bagaterura intwaro gakondo, zava muri gakondo bagaterura n'inzungu, noneho bakabonana. Byashoboka kuko ejo bundi rwose ahangaha mu mujyi wa Kigali hahepfo ahangaha mu Kiyovu, hahoze ari mu Kiyovu cy'abakene, twagiye ahantu tugiye gusaba serivisi runaka mu kigo kimwe, wenda reka no kukivuga, ariko n'ubundi narabanenze kuko twaragiye yicara amasaha 2 biganirira, umuntu akikoza hirya akikoza hino, ukibaza uyu muntu ari muzihe kata, ntago areba ko hari abantu bamukeneye kandi bamutegereje. Noneho twamaze amasaha 2 dutegereje wa muntu yibereye kuri telefone, wa muntu yigendera hanze muri WhatsApp cyara asohoka hanze, ukibaza byaratubabaje cyane. Turivovota turabaza abayobozi kuko nk'uyu nguyu umuntu bamuhaye akazi akerereza abantu uku nguku, nikene wabo byaratubabaje. Abantu bahavuye barakaye baranamwanga. Ni naho nahereye ntekereza ko buri impamvu ibihugu byinshi cyane usanga bivukamo imitwe y'iterabwoba, ngiye uko nabibonye n'inyeshyamba nk'abantu bari baraho ngaho, byashobokaga ko batekereza kugirira uwo muntu nabi bitewe n'ukuntu bamwe bari bacitse akazi, bavuga batereka tugereyo dukora ibikorwa tugiye gukora vuba hanyuma duhita tugaruka tujye mu kazi. Ariko ugasanga umuntu bamuhagaritse amasaha 2 kandi yibereye mu kazi ke, niba ari uko bo baba bahembwa babarirwa, bakwakira abantu batabakira babarirwa, simbizi. Ariko giye nabonye babangamira abantu bakabica serivisi zabo, sinzi wenda niba nararebye nabi se cyangwa ariko bakora ntago mbizi rwose. Birumvikana nanjye aho nabafatanye igihanga bafite inenge ikomeye. Maze imyaka irenga 19 ubu ngubu naragiye kwaka serivisi yo kugira ngo bankemure ikibazo cy'inzira bamfungiye iwanjye, ngira ngo mwarabibonye ubwo mwansuraga, mwanyuragayo mwabonye ukuntu umugabo Musoni Agustin yamfungiye inzira, yagura isambu ye, yagura mu nzira igito cyanjye kimwe aragitwara, nagigabana na Leonira Nyanzira, nawe barayigabanya, umwe ajyana igito n'ikindi, none baramfungira bamborokeramo inyuma, nta handi ho kunyura mfite. None nirukanka iyo myaka yose mu nzego z'ubutegetsi, kuva ku rwego rw'umudugudu kugera ku rwego rwa perezida wa repubulika, ariko nabuze serivisi. Ibyo si byose bituma umuntu ashaka no guterura intwaro akaryoza umuntu ibintu ibi nabiriya, kubera kumuhangayikisha, kumurya umutima no kumumunga, akamwica urubozo, akamuhora
amubwira genda uzagaruke ejo, amusiragiza ibihe byose n'urukweto rukarinda ruramushakorenga ruhengama, urwo rugasaza akaguba yagura urundi narwo rukaramushakorenga akarinda yazana urundi, akamusiragiza amuhoza mu nzira, atamuha serivisi uko bikwiye, atamuha serivisi inoze, atamuha serivisi yifuza. Noneho ugasanga bajujubya abaturage, izo serivisi n'imitangire yazo bazigize intwaro. Ubwo izo ntwaro kagira ngo bize iki, bakoresha izo ntwaro z'imikorere mibi ipfuye nk'iyo, barangiza bakizera intwaro mvaruganda ngo kuko zuzuye muri Amuri. Ariko baribeshya cyane. Amuri yuzura kubera imisoro y'abaturage yatanzwe, kandi abo baza kwaka serivisi nibo baba batanze ayo mafaranga, ni nabavamo, ntabwo ava muri abo bategetsi. Baribeshya, barabashuka, kandi izo Amuri ni iz'abaturage ntabwo ari izabo bwite. Rwose barabashuka, rwose bajijuke, kandi twabajijure kera byarabananiye. Nahoraga nsaba serivisi inoze uko bikwiye, ndenganurwe, baranze, kandi bamfungiye inzira, barangize ni nabo batanze n'ikirego mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugunga, barangize ntibatwara n'ibyangombwa bikenerwa kugira ngo utange ikirego. Noneho barangize bakifungiriyo, baborokeriyo, baterera agati mu ryinyo, nta n'imyanzuro yo gutanga icyo kirego bafite, batekinika gusa bakoresha cyene wabo cyanda kuzi na za ruswa zabamunze. Rwose virusi yabarabasagutse babashaka ngo nabandi bazigwemo. Bityo rero iyo mitangire ya serivisi gutyo niyo ituma abantu babinyeshamba, niyo ituma abantu batoroka mu gihugu, niyo ituma abantu bamwe bavuga ngo bariya nabanzi b'igihugu, ngo bariya nabanzi b'igihugu. Mutekereze neza, ninde wababwiye ngo umwene gihugu aba umwanzi w'igihugu? Acyanga gitwara iki, yavutse agisa azagisiga, nawe waravutse uzagisiga. Mwese muravuka musanga u Rwanda ruhari, muzarusiga. Nta muntu n'umwe uzigira igufwa yigire ferabeto yigire icyoma ngo azaramba nk'umusoro. Barabashuka, barababeshya. Mwe mwitonde, ahubwo abantu bose bafite ibitekerezo bitandukanye, ntimubyumva kimwe. None nimba mutabyumva kimwe, mujye mukoresha icyo bita dialogue and consensus. Twabaruda niyo twazanye, turaganira tukabyumvikanaho, ariko nta kwita umwene gihugu